Yeah, hello, good morning, my friends. Ewan, kabisa, ni iby'agaciro cyane, so ndabashimiye cyane ko mwakomeje gukora subscribe kandi mukayikora kenshi cyane. So uyu munsi rero tugiye kuvuga ni topic avuga ko ibabajemo ntago inejeje vraiment, ariko none tugomba kwivuga. Gushinga urugo biroro, ariko gukomeza urugo wubatse ni intambara mu zindi. So, can you imagine? So, reka dutangire. Gushinga urugo biroroha, gukomeza urugo bigakomera kurushaho. Muri iyi minsi uganira n'abamaze kubaka ingo, bakakubwira ibibazo bafite, waba uri ingaragu ukumva gushaka umufasha bikagenda bikuvamo gake gake. Muri kubyumva, ubona ukuvuga ngo nimujye kajya mubona abantu benshi badakunda gushaka mugira ngo hari indi mpamvu, harya batinya ibibazo biri kubera mu ngo, kandi biragaragaza ko Satani yiyeguriye projet nini yo gusenya ingo mu buryo bugaragara cyane ko umubare mwinshi w'abantu baratandukana. Ahubwo igihe kinambabaza ni kimwe, amafaranga bajora mwayo makwe bakagiye bayafata ubundi bakayikoreshereza business, kuko ubukwe butwara ingengo nini y'amafaranga. Ayo mafaranga yose havamo business nziza cyane zafasha abantu, havamo business yafasha abantu umwe babiri batatu n'abadafite akazi. Dufite abantu benshi badafite akazi bakakabona, ariko kugira dukomeze duspending amafaranga mu bintu tudafitiye focus k'ibintu bizakunda, there is a big problem. That's hardships. Ni ingorane. Ibintu bigoye cyane. So rero sinzi pe ko bizamera rwose. Abantu bashakana bishimanye, urukundo n'urugwiro ari byose rwose, ariko nyuma y'igihe runaka bya byishimo bikagenda biyoyoka. Kuko no kuvuga ngo umunsi wa mbere mubanye biyoyokaho umubare runaka kwijana, biyoyokaho 10%, ejo bundi bikayoyokaho 10%, bikazarangira hasigaye 5%. Urukundo rwose rukabara yoyotse rurashize, kandi sinzi impamvu rwose ibintu urukundo ruyoyoka gute man. So urumva rero nicyo mvuga, nicyo natangiye vuga nti ubanza Satani kabisa araguye iki kintu beating kuva hasi kugera hejuru tu. Aya ni amwe mu makosa ugomba kwirinda kugira ngo ijoro ry'urukundo gutera akabariro ribashe kubanyura mwembi. Ibi bintu tubyumve nyamuneka, ni ingenzi. Ikintu cya mbere, icyumba si ikibuga cy'abana. Uri kumva iyo ngingo, ariko icyumba si ikiyemo, ntabwo ari ikibuga cy'abana aho baza gukinira batera agapira. No, icyumba cy'abashakanye ni icyumba gikwiye kuba, sinzi niba n'ukuntu najya gukunda kucyita mu Kinyarwanda, hari ijambo ry'icyubahiro bajye bakunda guha icyumba cy'abashakanye, sinzi ibintu nk'ibyo. Mu ngo nyinshi usanga utatandukanye icyumba cy'ababyeyi n'icy'abana. Si bibi ko abana bisanzura ku babyeyi babo, ariko nanone si byiza ko bahora bikinagura mu cyumba cy'ababyeyi. Ibi bigira ingaruka kuri mwese, ubwo ni mwese muri rusange. Iyo mudafashe icyemezo hakiri kare ngo icyumba cyanyu kibe ubwiru, biratinda bikazagera igihe umwe cyangwa mwese mwumva nta bushake bwinshi, ukagira nyine mukigira mukagira ubwo kubaka urugo, kuko abazi muzi igihe icyo ari cyo cyose abana babatungura nyine muri icyo gikorwa cyanyu cyo kubaka ibyabahuje. Abana rero ntabwo ari byiza nyine kubamenyeza icyumba cy'abantu bakuru, ugasanga ntabwo ari ibintu byiza.
ugasanga mugombye gutekereza ijoro abana baryamye kandi wenda ubushake bwanagabanutse, cyane cyane ko urugo rutubakwa nijoro gusa. Murabe mwumva abantu mutegereza kurwubaka nijoro, so urumva rero ntabwo aba ari byiza. Donc ni ukuvuga ngo mukwiye kumva ko kubaka ntabwo bigombera ko aba ari nijoro gusa. Urugo ntabwo ari urwa nijoro gusa, n'indi minsi yose mukwiye kuba mutekereza kubaka urugo rwanyu, kabiswe ko urugo rutanubakwa n'ingingo yo guhuza ibitsina gusa. Kwa kwizerana ya discipline, gufata icyerekezo kimwe, gufata inzira imwe n'icyerekezo kimwe. Abantu benshi inzira imwe arabona nenda biza. Abantu benshi uzasanga nyine ise tugezemo barabati indyo imwe nimba ngitera iki ngo ntihaza ngo niki. Ibyo bintu byose ni ibirema byandimo nkubwira, bituma abantu bahora muri rwa rungabanga, bigatuma ingo nyinshi ziri gusenyuka. Reka tujye ku kintu cya kabiri. Wibona umufasha wawe nk'umugore cyangwa umugabo wawe. Ibi bikunda kugaragara ku bagabo. Niba umaranye igihe kinini n'umufasha wawe, ugeraho kumva nyine ko ari umugore wishakiye, ko ufite uburenganzira bwose. Ibi rero si byiza. Nimugera mu gihe cyo gutera urubariro ku rugo, yibagize ko uri umugabo akaba umugore, ahubwo mwifate nka kera mukirambagizanya, bituma ubushake bwiyongera, bityo igikorwa kikaba injyana mu. Usanga rero sinzi uko nabivuga, ariko nyine turumva nyine ni ibintu bifasha, cyane kuko urumva ni byiza kwiyumvanamo nk'ibihe bya mbere bavandimwe. Ngo zigiye kuzubaka biragora, bisaba kwitonda cyane. Umugore nta tugambo twiza cyangwa ibindi byatuma umugore wawe agira ubushake. Umugabo iyo utanyuzwe n'ubwo atangira ati nashatse nabi, nyamara ari we ubifitemo uruhare runini, agafata icyemezo kigayitse cyo kujya gushaka ibyishimo mu bari kwicuza, niko nabivuga, icyasi ndaje, cyangwa gushurashura. Nyamara ibyishimo n'urukundo abisiziwe, hajya gushaka gushurashura. Urashaka kujya gushaka umunezero mu gushurashura we, warukura ibyishimo bikurahe. Donc n'uvanga ibyishimo byiza bibonekera muri ya nzira nziza nawoze mvuga, wo kubaka urugo rwanyu, nta wundi muntu wundi uje kubyivangamo. Ku ruhande rw'abagore naho si shyashya. Umugabo niya bagabushatse, ntibivuze ko kumishisha byarangiye mu kwezi kwa buki. Mureshye umukorera ibintu bishya gusa, niho rwose atazatekereza ibyo guca inyuma, kuko aba yiteguye ko umuhishiye byinshi. Akazi siwe urota karangira, hehe no kongera guhitira mu kabari. Urumva iyo nama ariko namwe yo mukwiye kuyitekerezaho cyane. So ni ibintu byiza by'agaciro birusha no kugufasha. So tugize ku kintu bita kwikunda kuri ku mpande zombi, ku bagabo ko cyangwa se biba nk'agahebuzo. Cyase niba mu buriri wishaka ibyishimo bya wenyine ngo wumve ko byose bikorwa uko bishaka. Hari abagabo usanga rwose batekereza cyangwa se bategeka abagore babo uburyo bifuza, position runaka, bitaba uko ubimusabye, bikazamura ubwumvikane buke
umuryango, cyangwa se benshi bavuga ngo bikamuzamurira isukari, bikamuzamura ku gasukari, agasukari ke kazamuka Imana ku buryo nta mpangumi washiduka ko yariye cyangwa se ingoma akazi gukubita. Kandi urumva iyo hagize impamvu ngaho isukari yazamutse mva nk'ibintu abarizanya ntabwo babyoroshye. So rero gucana inyuma bigahabwa umwanya kandi bitari bikwiye rwose, niho usanga sida yarabinjiranye kera. Uretse na sida kandi n'izindi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina ntawakwishimira kuzandura. Ubu buryo ni cyangwa se ubu buryo donc no kuvuga ngo ni ikintu cy'ingenzi abantu baba bakwiye gutekereza man. Abantu ko bitekereza ko ibintu by'iki gihe ntabwo byoroshye. So urumva rero ni gufata umwanya uhagije mugatekereza ukuntu mukwiye kubaka ingo zanyu. So rero no kuvuga ngo uburyo ni bumwe, ikiganiro kirambuye ukumvisha mugenzi wawe uko ubibona, nta guhangana cyangwa se kwicecekera. Ibi bizabafasha kubaka urugo rwanyu ruzira makimbirane y'abantu, ubundi kabisa ibintu byose bigiye bikuma bigende neza. So ndabashimiye cyane rero kubw'umwanya mwiza tubanye, ndatekereza ko ari umwanya w'agaciro cyane. So ndabashimiye cyane, reka duhure mu kindi kiganiro cy'ubutaha. So nimba utarakora subscribe, injira mu muryango my brother, injira mu muryango my sister, injira mu muryango papa wanjye, mama wanjye, kuko uri gutinda cyane kandi hano hari inama nziza cyane zagufasha. Kora subscribe, sharing, kore kugira ngo turusheho gutera imbere twese n'umuryango wacu YouTube channel urushaho kwaguka cyane. So ndabashimiye cyane rero. So nitwa Nshuti, ndabakunda cyane. So duhure ku yindi point iri next time y'ubutaha. So mugire umunsi mwiza, mu hahe muronke, ndabakunda cyane.